Ya murazibona nyuma yo gutangiza ibitero byo mu kirere agatsiko bakamaze gucika ururondogoro. Ibi bivuze iki? Ni impamvu ki ntangije video? Ibi ni ibitero byo mu kirere byatangijwe n'ingabo z'abawazalendo, ndetse nyuma yo guteguza no gutanga itangazo bakabaho ibya seserofe bamaze gutangaza ko bitabarewe, ndetse ibi bikaba bimaze guhindura isura. Ese barandi bati se wazalendo koko yatangije ibitero by'indege? Niko bimeze. Ndagira ngo babwire ko si indege gusa n'amadrone ruri kwesanya. Nje kuvuga ku ngingo zikurikira izi mubona nje kubabwira, kandi nta impuruza ku bantu mu majyaruguru, ndetse nshingiye no kwitangazo byatanzwe. Ntabwo aryo ngendeyeho cyane by'abanyamerika, ndagendera ku makuru mfite nyuma yo kubona ko ibintu bikomeye mu cyitwa amajyaruguru birahishwa muri Kigali, birahishwa mu zindi ntara, ariko ntimuze gutungurwa. Murazi ko turwanya kandi imbaha amakuru atari ibumbi n'ubwoko cyangwa se u Rwanda twifuza. Nyemerera wowe turi kumwe akakanya ukanda aho hasi kuri iryo bara ritukura, wiyandikishe ku rubuga rwacu aho handitse sabone cyangwa subscribe kugira ngo amakuru ajya kugera ku gihe. Wibuka gukanda ku kazogera, kandi nkwibutse gukanda like kuri aya makuru. Ni ya minota mike mu makuru y'incamake ku bantu mwese mukeneye kumenya amakuru cyangwa se ibyo mwita update. Reka rero nihuti nje ntangire kuri video nk'uko mwabibonye, ariko nje ku ngingo ebyiri gusa nk'uko muzibona. Ndagaruka nje ku mirwano ikomeje kandi irasatira mu majyaruguru nk'uko itangazo ndaza kuri bashyiriraho. Ndagaruka ku itangazo nanone Amerika yasohoye iteguza Rubavu na Cyangugu. Ibi ntabwo ari ubwa mbere mbivuze, nyuma y'uko ibitero byatangiye muri joro hano i Goma. Abantu bati twarafashe. Mwafashe iki? Bati ntabwo tuzahava ntituzahava. Narabivuze ntabwo bazahava. Ariko niyo mpamvu mwana wa Zalendo yamaze gufata icyemezo cyo guhangana n'umwanzi, kandi ikabikora ku mugaragaro ntawe yihisha, kuko ni igihugu cyabo. Bararwana n'agatsiko k'amabandi. Nubwo wenda bavuga ati se tubonye kandi nawe mbisobanuye, mwabwa ntikaragaza ko amabandi ntigahari. Uriya mutaka kugamamo ntago ari M23 ni RDF. Ni umutaka kugamyemo, ni umutaka RDF yugamyemo, ni RDF yateye Kongo. Sinzi impamvu abakongomani mu baha amazina abiri, naho bitandukaniye. Ni izina rimwe riza mu wundi mutaka kugira ngo babashe kumara abakongomani. Ibi rero nabonye kubisobanura uyu munsi. Niyo mpamvu uje kuha amakuru ya Wazalendo y'urugamba rwatangiye ku isaha y'isaa 9:30 za nimugoroba. Suko ntabikurikirana na kamera zacu zariho. Ndagira ngo mbahe rero uko bimeze kugira aya masaha muri kino gitondo, uko bimeze ku makuru maze kwakira. Ni igitero cyatangijwe n'imbunda nini. Ni igitero cyatangijwe cyatangiye gitunguranye, ariko nyuma yo gutanga itangazo kwa bene Wazalendo bakavuga bati ntabwo dushobora guharagoma, ntidushobora kwemera ko abahutu bicwa, kuko ibice byose birwanirwamo biri gutsembwa hahe iruhande ni ibice bituwe n'abahutu gusa. Abantu bati turwanya kandoyi, u Rwanda twifuza uvugira abahutu gusa. Oya, n'abatutsi barapfa, ariko byiganjemo abahutu gusa bishwe. Hariya za Gishishe, za Mubambiro n'ahandi hose, abo bose n'abahutu gusa bari gutsemba. Nyuma y'ibyo rero nibwo Wazalendo yiyemeje kuvuga iti ntabwo tugomba kurebera n'indege turazifite. Murabizi ko bigeze gutwara za Sukhoi za Kongo. Ibyo ni ibintu mwagiye yagiye ivuga Wazalendo, uburyo Wazalendo yatwaye amasukhoi ya Kongo igihe Kongo yo cyangwa se FARDC ngiri muri CCF. Ibi bibaye nyuma y'uko bamaze gufatwa ibyitso byinshi by'akaragatsiko k'amabandi byo muri FARDC by'abo general byo basaza. Mpora mbabwira nti nyaboneka ntaba basaza n'abantu bagomba kugira gute kwitabwaho. Nyuma y'uko maze gutanga impuruza basaza batangiye gukurwamo mubabarire, nibwo kagatsiko k'amabandi kahuye n'ibibazo. Mutirero byimfasha gute, byagenze gute, induru yaje gute? Nuko abawazalendo batangiye igitero igoma hitwa Mugunga, bagatangira kurasa aya mabandi agatangira kwiruka. Barabivuze ko muri Goma barimo, baravuze ko hose bahari, baravuze ko ibice babirimo. Ntabwo bitunguranye rero kuba mwabonye ibitero. Barabisobanuye, ntacyo batabwiye abakongomani, ntacyo batababwiye ati mwitegure. Hategurwa n'abanyarwanda bari Rubavu ndetse na
Musanze erega ntago mbibifurije ariko kubera ko agatsiko kagumye kubihatira Wazalendo kubihatira abakongomani aho ukera muri ikorera akarago nawe mwitegure kwikorera akarago kuko Wazalendo bavuze ko nta kuntu bashobora gutandukanya amasasu ngo yere kwikubita Goma cyangwa se ngo yere kwikubita Rubavu. Bityo rero umusogosi arahunga ajya he ni Rubavu ni Cyangugu ubwo kuba ari Bukavu. Yumvikane neza ko ibyo rwose ntago ari ihame nako ntago ari gitangaza rwose nibyo tudashidikanyaho. Niyo mpamvu mubona batangije ibitero byo mu kirere ayo mabanda agatangira kwihindahinda ngaho niba muri abagabo na Kagame nahagurutse indege nazihagurutse izo ndege zizamuka ariko icyo mabwe cyo Rubavu Cyangugu Musanze narabateguje ibintu birakomeye uhonye ngo birakomeye kuko Wazalendo nita babivuze. Abanyamerika bamaze guteguza babwira abanyarwanda ati mwirinde Rubavu mwirinde Musanze mwirinde Cyangugu. Itangazo nibo barisohoye kandi bagira iperereza bagira inzego. Igihe Kongo iri muri seserofe ni na Rwanda hariho hararwana Wazalendo defend igihugu cyabo. Byumvikane neza rero ko ntago abantu bagomba kurebera agatsiko k'amabandi ibi kari gukora. Niyo mpamvu mbona rero ibitero byatangiye mu buryo bweruye ndetse Wazalendo bakaba bitangiye ku butaka ndetse no mu kirere. Aha rero Musanze nkuko nabisobanuye Musanze na Cyangugu na Rubavu ni igihe cyo kugira ngo mwitegure ntimuze gutungurwa kuba mwakwikorera ikirago ntabwo ntibatunguye ariko kandi inkotanyi zikaba zirekerereje gutangira kwica gukora jenoside bavuga bati dore ngizo bati ni hamwe bati ngizo ziraje bati ni FDLR. Ibyo ntibababishye inkotanyi nizo zifite umugambi wo gutsemba mu gihe abahoze bari kwitegura gutabara cyangwa se batangije ibitero byo gutabara Goma gutabara Bukavu. Noneho byatangiriye rimwe ntago byatangiriye rimwe kandi bavuze ko n'undi bahari ntaho bagiye barabisobanuye byatangiriye rero nuko bimeze kandi amakuru dukunze kwakurikirana 5 kuri 5 5 kuri 5 nibyo kubitiro bari gutahe ndababwira kuko niyo mpamvu ndahanga ntago bagomba kurebera igihugu cyabo cyangizwa nakaragatsiko kamabandi amabandi none akabatangiye gutabaza ngo ibyo ntago ngo none ngo bari muri seserofe ngo mwasenye na Kongo ntago mwasenye na Wazalendo yababwiye ko ibyo bitayireba itashobora guhagarika gahunda yayo.